mana nkuko wafashaga basogokuruza ariko nakuza dufasha imyaka iri imbere. Ariko mana sije mugaragugira kandi ukunda. Nagukunda gute se n'ibyaha ugira? Mana ntiwonsubije. Yego. Ntabwo nabyemera, uramvugishije mana. Cyane rwose. Mana rero nibyo nakubazaga, sije mugaragugira kandi ukunda. Nanjye nagusubije nti nagukunda gute n'ibyaha ugira? None se hari umuntu udakosa? Ukagira aho ubeshya abantu ngo uri umupasitoro kandi uri kubabeshya kugira ngo ubone amaturo. Ariko mana nawe urandenganya pe. Ngubu nzaburare kandi nakagombye kujya nsengera abantu nk'umuntu wasizwe amavuta n'Imana. Ariko nizere ko amavuta wasizwe yari ay'ubuto, kuko njye sinigeze nkusiga amavuta. Oya, njyewe nasizwe amavuta n'umwuka weya. Ariko uzageza aho ugenda ubeshya abantu ngo urankorera kandi ukorera Satani. Okay, yego mana, ndi umupasiteri w'umutubuzi. Ariko niho nk'umuntu umugati. Ubyumva ute gushaka indamu y'akanya gato ukazabura ijuru? Erega mana, kuba mpanurira umuntu Imana igiye kumuha imodoka akansigira ikintunga kandi ndi kumubeshya. Hari nk'amaciye amabere. Dore ikiremwa muntu ntimuzi gusaba imbabazi, wowe ukomeje kwinangira umutima. Mana urabizi ndasenga kandi nkaniyiriza, ariko se nakwemera kuburara kandi hanga muri no mujyi wa Kigali hari abantu bemera ko umuntu abanura ibintu by'ibitangaza gusa. Kandi nanjye mfite amagambo yo kubivuga, urumva nta nk'amaciye amabere. Ntakugeze gusa umwami ukorera azaguhemba, kandi amatwi arimo urupfu ntiyumva. Ndabizi nyine urwishigishiye ararusoma. Ariko mwana wanjye ndagukunda, ushatse wagaruka. Uyibwo nta kintu tuvugana nagiye. Kwa jina la Yesu mundebere umuntu. Nikosha. Wowe ngwino hano. Wowe nyine. It was at this moment he knew. He fucked up. Ngwino basta. Kirirwa n'inzara kuko sha wakiguryo nakuwa mu Kristo. Ubona nzabaho gute utari kunyishyura. Ese pastor ideni muri niko wanyarutwewe nta deni ndimo kandi naragusengeye ntunyishyure. Ese pastor kuba waransengeye ngo ni ngombwa mu buryo mideni. None se reka nkubaze ikibazo. Usengeye ntabwo wambwiye ngo Imana niyo gukorera ibitangaza uzaza gutura. Yego. None kutaje gutura. Ese pastor kuba nsengeye ngo Imana imorere ibitangaza ugeze ubona bicamo. Gace mu makara ashyushye wahenewe. Niko sha yo kugusengera ngo Imana igukorere ibitangaza cyari cye gitangaza nagusabye. Wari warantabeye ku Imana izampa imodoka. None ko muri ibicucu hari uwiwanyu wigeze utunga imodoka? Oya. None se basi papa wayigeze atunga akamoto? Oya. Ubwo rero wumvaga kuje kwa pasiteri mwese uje kwakura imodoka utabonye mu muryango wayo gakurwa imita. Ese pastor mamagari hanga kunuka. Yewe nyine cyo muhamagaye. Ibitangaza byaba byaraciyemo cyangwa cyaraciyemo nuko ugomba gutura. Yego ko Mana yanjye pastor. Yewe ngatura narabona ibyo bitangaza. Jewe ndavuze ngo uratura ku neza cyangwa ku nabi. Ese pastor none ko nta amafaranga. Ubwo ngubu nta mafaranga ufite. Yewe igendera amaturo yanjye azava muri no myenda.